Yes, nk'uko musanzwe mubizi rero hari isiganwa ry'amagare, aho ngaho rwose nari ndimo nkamera nanjye nabaye kameramani, ariko hari ikintu bita umukobwa arahiga umuriro ukagira ngo ni umuhungu neza neza. Ararihi umuriro ukagira ngo ni umuhungu neza neza, mana nyagasani. Ariko ibi bintu abantu benshi barabikunda cyane, kuko baba bashaka kugira ngo babashe kuba bareba isiganwa, hari abataba babizi, nanjye naherukaga kubibona kera cyane, ariko ejo rwose naricaye ndareba uburyo umukobwa ahereza umuriro icyuma cyitwa igare akarinyonga, akongera akarinyonga, akongera akarinyonga. Rero aho ngaho twari twagiye gufana, niho twari turi, ariko naravuze ngo abakunzi banjye ni gute ntabereka ukuntu byari bimeze, ni gute abakunzi banjye ntabereka uburyo byari bimeze. Ubundi igare barasobanura bavuga igare ni urukundo, igare ni ibyishimo, igare ni rifasha sosiyete nyarwanda. Aho ngaho umuzungu yari arimo amubarira amubwira ati rwose ugereyo amahoro. Ubundi murabizi yuko iri rushanwa ryabaye, hari ibihugu bimwe bitabyitabiriye, ariko reka tunenga Ububiligi. Murabizi yuko ku nshuro ya mbere Umubiligi w'umugabo ari we watwaye umudari, ariko Ububiligi ukuntu bwavuze ngo ntabwo bwishimiye yuko ngo isiganwa ry'amagare shampiyona y'isi ibera mu Rwanda, ariko nashimye umuvugizi wacu rwose w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe, yamusubije neza cyane, aramubwira ati nurangiza usome kutuzi biraza gushira. Ako kantu ni keza cyane, nurangiza kutekerezaho usome kutuzi biraza gushira. Igihugu cyongeye kugarukaho, igihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko rega ni igihugu cyiza cyane, kandi rwose shampiyona y'isi abantu benshi barayitabiriye, ariko ku mbuga nkoranyambaga nagiye mbona Uburundi, Congo, ariko ni hahandi. None se hari ubwo ari Uburundi batoranyijemo, hari ubwo ari Congo batoranyijemo? Tuzahora tubari imbere, tuzahora tuba ari nk'isereri mu mutwe, kandi ntacyo bazadutwara. Ikintu cya mbere, abanyarwanda tugira isuku, turakundana, dufite umutekano. Ni gute shampiyona y'isi ubwo batayishyira mu Rwanda, ahubwo bajye bayishyira mu Rwanda igihe cyose? Rero murabizi yuko tugeze ku munsi wa gatatu, harabura iminsi, ubundi izaba ari iminsi icyumweru cyose. Tugeze ku munsi wa gatatu rero, abakaraza baba bahari, abantu benshi cyane baba bahari, ariko iri gare utaritwaye neza rishobora kukugusha. Ubundi umuntu utwara igare we ntabwo ajya yita ku bintu ari kureba ku ruhande, kuko urebye ku ruhande watsindwa cyangwa ukagwa. Ariko umva, umuriro uba ari umuriro rwose wo gutwara igare, ari umuriro nta kurangara, nta kureba hirya no hino, umuriro uba ari umuriro ku igare. Nashimiye abashyitsi baje rwose, abashyitsi bakiriwe neza, abashyitsi barishimye, baravuga ati Rwanda is beautiful. Rwanda ni igihugu cyiza, Rwanda rurimo amahoro, Rwanda rurimo umutekano. Noneho bakirebera na biriya tugira rwose bizana amadovize, ngaho ingagi. Nanjye nkurikirana urubuga rw'imikino rwose, bavuga uburyo ki abarangije shampiyona ko umunsi wa mbere bagiye kwitemberera, abavuga uburyo rwose hari ibyiza nyaburanga mu mujyi wa Kigali, ibyiza batigeze babona hari iwabo. Babisobanura neza cyane, bavuga ati u Rwanda ni igihugu cyiza, ahubwo kubera n'abandi bose bababwira bajye baza gutemberera mu Rwanda, bajye baza gutembera mu gihugu, bajye baza gutemberera mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ni ahantu heza cyane. Rero rwose abafana ejo bari umuhanda bawuzuye, twawuzuye turi kureba. Ku munsi wa kabiri nagiye no muri stade pe, ku munsi wa kabiri ejo rero nagiye stade, n'ejo nagiye gufana, n'uyu munsi nagiyeyo. Urumva rero yuko nzahora njyayo gufana rwose. Ibintu byo gufana ntabwo nzajya mbicikwa kuko tugomba kubaka igihugu cyacu, tukagiteza imbere, bikagenda neza cyane. Ngaho rero mureke minira aha ngaha, mbayifuriza kugira ngo mufane igare, iminsi yose irangire dufana igare, icyumweru cyose kirangire dufana igare. Byatangiye kuri 20, bizarangira kuri 28, I know kuri 28. Tangazo uko nagiye ndibona.
ya murumva ari uko mbashishikariza kugira ngo tujye gufana twese, dufelicite abantu baje kudusura, ubona yuko rwose u Rwanda rufite urubyiruko rufana kandi urubyiruko rushaka kubaka igihugu cyarwo ari rwo Rwanda. U Rwanda rufite abana beza, rufite abakobwa beza, rufite abahungu beza, rufite ntawe utakorera u Rwanda, kuko si ubwo utarukorera yaba ameze ati. Ngaho rero mureke mbabwire mbishimire mu mahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi byarangije gufana, ejo tuzahurire aho tuzafana, bizaba ari ibintu byiza, ntimuzakirirwe cyangwa ngo mubure, muzaze dufane turi benshi, twubake u Rwanda rwacu dukunda, u Rwanda rwacu rurimo amahoro, kandi dushimira na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yuko atugejeje ku byiza kandi byiza byinshi cyane. Turamukunda, tuzamukunda, ni umubyeyi mwiza, ni papa wacu. Abakobwa beza b'Abanyarwanda muri kubabona rero, aba nabo nibo bagize ku cyiciro cy'uyu munsi b'Abanyarwanda. Rero ni abangaba nabo uri kubona rwose yuko siporo bayizi kandi igare bararizi. Bye bye, bisous.